bimeze nk'ibijomeri bireba mu kirere bikareba inyenyeri no mu isanzure. Itegeko rya Kepler आपके रॉकेट साइंस में बहुत muri koresha nka science जानते ही होंगे. itegeko rya Kepler nyine bya biporo ngo umubumbe buri mibumbe yo kwisi uburyo yikaraga ibigendera mu kire izuba rira byangora kubisobanurira mwebwe mwumva nabi niryo ari kumubwira ati nira tegeko rya Kepler क्या आविष्कार Johannes Kepler warivumbuye ने कहा है कि yari umunyesiyansi niwe bibasobanurira ibyo byose शुरुआत ज्योतिष विज्ञान kandi ibyo byose yakoze byari bishingiye kuri siyansi twe twari dusanzwe tubizi biriya byose जो समझ siyansi ni ukugerageza gusobanukirwa ibintu utaruzi neza से जुटलाना siyansi ntabwo ari uguhakana ibisanzwe biri kirwanya siyansi si uguhakana ibiriho ngo ushake ibimenyetso bibirwanya ahubwo ni ugusobanukirwa ibyo utazi iyo niyo siyansi ya nyayo wiza hano uje kudupfobya baza tugusobanurira umugabo aramubwira ati biriya bintu by'inyenyeri mwe muvumbuye ejo bundi twebwe twabikoreshaga mu mako y'abahinda imyaka ibihumbi n'ibihumbi ishize umusaza yaricaye ariga ariko iteka hari umuntu ubura umuhanga muri siyansi runaka ese hari inzobere kurenze muri kairomansi yego hari inzobere irenzeho buri muyobozi wo ku isi wese aba yifuza guhura n'uwo musore ngo amurahanurire bamwita Vikram Aditya w'igitangaza nicyo wamwigishije ariko ngiye mwita Einstein of Palmistry cyangwa se mwita Einstein w'ibi bintu dukora byo kuragura turebye mu kintu ni wewe muntu uzatangaza ko igihugu gifite ibibazo bikomeye ku isi ahandi igihugu kiba cyabaye ikibazo ibintu byose bakabifunga bigahagarara ubuzima bugahagarara ati muri gihe uzayobora iki gihugu cyacu cy'ubuhinde niwe uzatuma ubuzima buhagarara ibintu byose bikanga wagahungurize ibyo uri kuvuga mwita Vikram Aditya ibyo uri kuvuga urabizi none si uwo musore yagiye yahanuriye umuyobozi nabi wa musore wa Aditya Vikram ibyo uvuga urabizi utabizi cyane uwo musore amaze guhanurira umuyobozi nabi se byamugendekeye bite twamenya ahantu ari icyo gihe isahunga ubuhinde urahanurira umuyobozi nabi isahunga ubuhinde kubera iki yavuye mu buhinde niwe wenyine uzi impamvu yaba yaratumye ava mu buhinde umusore yagiye nawe akahita abikurikiranira hafi niyo ko dutangiye filime yacu iyi ni ya filime isohoka byibura rimwe mu myaka 500 ati guruka ujye kure cyane marayika uzigera uhagarara uyu mugabo nta kibazo cyo guhumeka afite ahubwo yafunze umwuka ni umugabo rero ngo wafunze umwuka udashaka guhumeka bari kumwita captain arahumeka Rebe ameze neza kuki uri gusaba oxygen kandi umeze neza n'ikibazo cye maze iminsi nakaga kugendera ku rubura narabikoze shaka gutwara taxi narabikoze shaka kurara ku muhanda narabikoze kumva uyu musore afite ukuntu agenda akazenguruka isi akora ibintu byose yifuzaga gukora akaza akabyandika mu gatabo ibintu byose yakoze ati nagendeye hejuru y'urubura nasimbutse mu ndege nateze taxi voiture डायरी में वो सारी बातें लिखता है जो इसके साथ होने uwo musore ubuzima bwe bwose anyuzemo bwandika muri agenda इस बात से डरता है abafite ubwoba bw'uko कि अगर हम इसकी डायरी पढ़ dushobora kuzasoma ibintu yandika muri agenda ye सारे प्लान जान लेंगे niyo mpamvu rimwe na rimwe byandika mu makode tukazabisoma yarabirangije आंटी का नाम भी लिखिए anti ari kuzamushyira muri gahunda y'ubutaha ibyo nibyo वेंचर करा लिया uzamutware mujye gutembera umusore avuye kuzenguruka isagarutse hano घर पर ही रहना oya ikintu ngiye mbashaka nuko utagenda tugumana तुम्हारा ध्यान डांस प्रैक्टिस पर नहीं मुझ पे umwe hano wajya undeba ukibagirwa gukora akazi ko gutoza abana पूरी में तू पूरी दुनिया noneho buri kumunga ngo ntoza abana sorry नहीं तो क्या Mrs. Sawa. डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करना इतनी छोटी बात नहीं है पॉइंट है आंटी दुनिया के सबसे बड़े डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करना कोई tugomba kwitoza ejo bundi ufite performance mu Bwongereza ukabyinira imbere y'abantu माँ nta हूँ kazi gakomeye झूठ सच सब समझती हूँ umva kandi ataragiye ku bafana bawe nta bafana ugira नहीं तो मेरा सारा क्रेडिट भगवान ले जाते हैं अब rebe मेडिसिन है थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है प्यारे मोहन ni gatonya bureba byiza gato kwikundamo सारा क्रेडिट भगवान ले जाते हैं ntikunze मेडिसिन मैंने ढूंढ imana yanyaka n'urukundo yarakampaye होना चाहिए ना abantu bagomba kumenya ko ari njye wasinye na hano प्रेरणा कहे